Yewe karibu bana bamwaje. Yego mama. Ni karibu. Yego. Mukomere cyane. Uraho neza mukaza? Muraho neza. Yewe. Turakwishimiye mu muryango. Murakoze. Mutambuke. Urugendo rwabaye mahire? Nta kibazo. Yego. Ni muri Isanga natwe twabiteguye rwose. Ahubwo kampamagare papa wawe nawaze. Muhamagare rwose. Papa Mugisha. Hano nyine nuko. Ya bana baje ngo nubasuhuze. Koko mama. Kiri kubikanze uramutinya. Urane papa wawe. Murawana n'abantu beza nta kibazo. Ubayiki? Pamugi? Ubayiki? Mwana yanjye. Abayiki? Bindi bintu byaje hano muri uyu muryango kugira ute? Mumvire mu rugo. Nimwe mwaje kiki kwaga bondi kiranya cyane kwa n'ucyote mubwira hano. Mwihute se gede n'ibikapu cyane. Mwana ubayiki papa Mugi? Ubayiki umugabo wanjye rapfuye wewe n'ibiki bibaye yo? Noneho aho nabereye nibye kagasekurume gatoya nkanywamwe amafege angahe iyi ngiyi harimo byeri z'abajama ndabya abana noneho wowe ntabwo ushobora kuncika ndakwibana ya yindi narayibye noneho amafege ndahita ngura ayuzuye irigara ahubwo reka ndebe ukuntu uza kuzifata mukomeze mufate kubwo bwatsi umufata kuyu kora kundi birenesha shaka kundi birenesha shaka kundi birenesha nako ananira sha nero kwa nini narenda zivuna kuna wana urakumva neza yatuzakina n'ibintu byanje umva wangu iki ndemba nikeneye amafege mani nibende amafege sashakira mueneza mani none se nabigenza gute mani cyuka mu gitondo njya kuragira ihene kugira ndebe ikizantungeje wowe ukirirwa mu biyobyabwenge wirirwa nk'ibitabi n'ibiki ujye ubona uziteza imbere wowe mani njye nibwo buzima bwanjye mani ngiye kugukupitira hanganga ukosore ibyo bitabi ngiye kubigukuramo byose hoya mani reba amashuri wize umuntu wize amashuri wize ntabwo none se ko ari bwo buzima bwanjye ubuzima bwawe rero reka nkubwire utazakina n'ihene zanjye ibyo bitabi wirirwa unywa iwanyu bakuriye amashuri ngo ujye gushaka icyo ukora none urukwirirwa wowe nk'ibiyobyabwenge hoya ariko uso waje umuntu muzima guhinduka nanye nta kundi nabigenza umuntu muzima mandi cyukabanya ubuntu bw'ubugori nta kundi nyine nabigenza ngoga nyine mbaho mani ubwira kumvikana sibyo mbaho mani ushatse wareka ibyo bintu wirirwamo hoya nyine itabi n'inzoga ntacyo bizakugezaho kugenda nyine mani ntacyo bizakugezaho umuntu nyine ahinduka bigenda bizaga none mba nguhondaguye iyo ngisanga tutaziranye mba nguhondaguriye aha ngaha gera mu byo kina n'ibyanje toka zagwa ku bandi Bono buri nari mukuyemo neza. Ese urabyutse? Ndabyutse. Cyangwa koma se none uragifite mugore mwiza. None wose urakinywara? Nzendukanye inzara. Kandi ngo ntabwo mu gikoma amwanyemeyeho. Yandi kuzinga umutaka. Ibiryo ntabwo birashya. Ndi kubona hameze nabi cyako nari ndetse agatoki urakarya. Kahiyese. Ngiye kugura turagara ari haruguru ku isoko ko gushyiramo kugira ngo nyine indyo yuzibe imeze neza nk'umuntu uri kose mwana wanjye atazagira ikibazo nta kundi uze kugira vare ko ndadutegereza ariko burasinabura no kukubwira buracyagiye ubushize wabonye cyagiye ngo igihumura yego burya amukazana bakuzaniye burya nawe naramuterese wacina ngo iki nawe naramuterese kandi uzi ko na nyina nawe cyagiye twari twasohoka ariko abagabo mana yanjye abagabo ariko nk'uko ko umwana nyina isesekuru nyirasenge na nyina wabo wahaga abagabo kuko mwagiye munyurwa mugore mwiza rero rwose ntacyo nakuburanye pe ubu ni iki wamburanye ujye ubona ndi umugore bubi ku buryo wirwa unca inyuma ndutisha utwana tutamaye agaciro rwose ntacyo nakuburanye
nitwa nyine kunyurwa byaranze. Ibaze nyine nawe gutereta umwana ugaca wasanze ari mu kazana wawe bakaza kumukwereka ukagwa bene kare akagenda imbere y'abana buriya ndi wasebeye ese uya muhungu wawe naramuka abuze umugeni ubwo icyo gikomera azagikira. Nyine nangiriye impamvu bikubwiye ukwiye guhinduka ukwiye kwisubiraho ariko nyine ukambabarira. Nzareba nimba warisubiyeho nzamenya ko ubabarira ariko ubundi ntabwo uzajya ufata imiti ugerekaho no kugenda ubunga mu bagore n'abana b'ejo hazaza ujye kubangiriza ubuzima wisubireho kandi ugendere kwishakira turagaranze ndebe kuri bubone kimwe ukuntu mfite umugore mwiza narangiza nkagenda nirukanga biriya bintu ngomba kubireka. Allo Alice. Allo. Muraho neza? Muraho neza. Sha wansuhuje sha yambi. Yambi. Umeze ute? Meze neza. Uri koroherwa se biri kuza? Sha urebye biri kuza nta kibazo. Koko we iminsi yose ishize rwose uvuye ahangaha. Twasezeranije ko ugomba kujya umbwira ukuntu umeze n'uko umerewe waragiye uraceceka urahera byagenze bite? Nabonye nta kibazo mfite mbona narandi koroherwa. Nagapfirwa nyine mbamagana banza bamagana ikibazo. Okay. Ariko ubusanzwe nyine nta kundi byari ngombwa ko nanaguhamagara kugira umenye amakuru yawe. Yego se. Nubwo wenda wagiye ntabyifuza kugenda ariko byabaye ngombwa ntabwo nari kubura kukureka kandi wamaze koroherwa. By'umwihariko rero nizere ko ufite akanya gahagije. Akanya ndagafite n'akari karekare cyane ko ndagafite. Okay ni byiza cyane. By'umwihariko rero buriya mu minsi mike twamaranye n'ubwo wenda wari urwaye ariko hari uburyo kinakurebaga nkabona ushobora kumviramo igisubizo cy'ubuzima bwanjye ntekereza bw'ejo hazaza. Wenda urihangana nubwo ngiye kukubwira amagambo utari witeze ariko urihangana ni ikosa ry'umutima wanjye. Ubwo rero wenda hari ikintu ngira ngo nkubwire wenda umfashe wenda nkwisabire. Ufite nimbona afite ubufasha ndabafasha. Wow, nezera ko utantengwa. Ufite umukunzi? Umukunzi nari mufite ariko tashize iminsi dutandukanye. Wow. None se umenye ko umutima wanjye gufite icyifuzo kidasanzwe wawukundira? Icyifuzo cyiza gite? Ariko uri umuntu mukuru. Nendaga kukubwira ko hari uburyo kinakubonye numva ndagukunda. Birashoboka? Birashoboka kuba muganga yakunda umuntu nkayo. Kuba muganga ntabwo ari ikibazo. Muganga nawe arakunda si ubuzima busanzwe se? Nta kibazo kirimo. Wenda hari keretse wenda niba hari izindi mbogamizi ariko nabonye uri umukobwa ushobora kuba wamviramo igisubizo cyifuzo cyanjye mfite. Nta kibazo nanjye nabakunda nta kibazo. Wow, urakoze cyane. Yego nawe. Sawa. Sawa rero bye, reka ngoreke ubwo turaza gusubira. Yego mama. Nagushimira gute wowe wankunze wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge. Mana ishimwe nuko umugabo atangiye guhinduka ariko mana iyo mbimenya ari ijambo umugabo aguca inyuma akazenguruka mu bana akajya mu bakuru agira ubwo agira no kumukazana. Nze nihamagarira umwana ntacyo mpfa nawe nta ruhare yabigizemo kuvuka kwe ikamuhamagare musaba imbabazi rwose mbere ko yazongera akagarura umukazana. Muraho mwana wa? Muraho neza. Yewe murakomeye. Yari
nzindutse nguhamagara mu iki gitondo. Nagira ngo usabe imbabazi ku byabaye. Urabona nyine papa wawe yamaze kugira kiriya kibazo numva ko ari mwe mu giteje ariko ubu ngubu namenye amakuru yambwije ukuri. Nagira rero mbabwire nti rwose ni karibu ku mukazana wongera umugarure twishimane. Twakwima amahirwe kugushyingira mwana wacu. ariko kuba yacu akabivuga ndumva ari ibintu yego ndamuzi yanyuze muri byinshi ntabwo rwose ibyo byamurakaza yego mwana wa yumva rero muzatebuke rwose umukazana rega tunakaje ku myaka mutubwire igihe ubukwe buzabera tubona uko twitegura dore se aba yibereye muri byinshi ariko umuntu yabimenye kare nakwiyambaza na bakuru bawe. Yararohewe dandi gutora akabaraga ubu ngubu ari no guhinduka biri kugaragara. Yego tuzababwira umunsi wo kuza. Ngaho mugire umunsi mwiza rero n'amahoro. Biremeye rwose Imana ishimwe bana bazazi uwo mukazana wongera agaruke. Yewe ni ibibazo gusa isi nyine irikoreye nta kundi.